ndavuye hano yaririmbiraga Imana ariko inyungu ikomeye ikaba yacu dufatanya gushima Imana ibihe byiza duhereye hano kandi iracyakomeza kubiduha izina ryo nirihimbazwe. Tumaze icyumweru tuza hano buri mugoroba, havuzwe byinshi ariko umuntu yakwibaza ikibazo, igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana na cyumweru cyamaze kugira ngo kwiriba rya Yakobo umuntu abone ubugingo. Nabwo kwa Lazaro byasabye ibitaramo biremereye n'uburyo buhambaye kugira ngo Lazaro ave mu gituro, dore ko ari we tugiye kwigana. Ntabwo hari imbaraga zitakoreshejwe. Witwa Zakayo nawe nuko byagenze, wari ubambanywe na Yesu w'iburyo, ntabwo byasabye ibintu bidasanzwe. Ni gute ibyumweru bibiri bishobora kurangira? Biva hehe? Ahubwo abantu bakarushaho gutera intambwe irwanya Imana. Kuraho igitare nicyo cyigisho tugiye kwiga. Kuraho igitare. Ndeba bashyitsi muri hano mwaje n'abadukurikiye bari ahatandukanye. Aba bari hano bagiye kwamara ibyumweru bibiri n'abadivansi umunsi wa karindwi. Hari igihe wenda mwajyaga mu insengero zabo mukabumva mu buryo butandukanye. Aba nibo bafite inshingano, ninya ko nabo baba batarumva neza yo kubwiriza ubutumwa, ariko bakibanda ku byo abandi batavuga. Kuko kubwiriza ubutumwa amadini menshi arabubwiriza, ariko hari icyo batageza kubo babwirije. Twanezeranywe namwe rero kuza muri aya materaniro, ariko ku cyisho kivuga ngo kuraho igitare. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 11. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro. Icyama uyu murongo tukiwutangira ukawumvira iwawe. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro. Ushyireho aho utuye, utakwita cyane ku imirongo yo muri Bibiliya ivuga. Ahari Lazaro hashyira izina ryawe, nubwo wenda utaryandika muri Bibiliya. Uhashyira izina ryawe, kandi nurihashyira wemeranywe na Bibiliya yuko nawe urwaye. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro, utuye iwawe cyangwa utuye aho utuye wowe. Yari afite abavandimwe nabo, nk'uko nawe ushobora kuba hari abantu bo mu muryango b'inshuti, barimo Mariya na Marita n'abandi batandukanye hakurikijwe wowe. Kandi abo ngabo muturanye bamwe muri bo, hari abo Yesu yagiriye ubuntu arabakiza, bahindurira amateka, maze nabo bamwitura kubaha imitima yabo. Uwo mvuga ni Mariya. Uwo mvuga ni Mariya. Abo ngabo bakaba bari bafite umuvandimwe wabo wari urwaye indwara batari barabuze kugerageza kuvuza, ariko babona nagihinduka. Amadini barayahindura, amateraniro bayajyamo, bongeraho n'amatsinda, bajya no ku mazi gusengeraho, bajya no mu misozi barasenga. Indwara niyakira Lazaro. Nizere ko washyize izina ryawe. Cyokora dushima Imana kuko haba ubwo wakijijwe ababazwa n'abandi akabatabariza.
murongo wa 3. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Ngiye impamvu turi hano, turi kumwe n'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi cyo kuramana uhabwa icyubahiro. Korara abatwara mucyo bavuze ngo asuzumiraho akatangira imiti kandi umurwayi agakiriraho agataha afite amahoro. Ivuye aha itari ko hari iwacu heza harahari hatazajya abarwayi. Oya, baratabaje abadivansi umunsi wa karindwi bati, nyamuna korara abakurikiye Yesu Light Family yo ku Gisenyi n'ababimbuzi baricara tudahari. Batariko hari umurwayi. Wabaza amakorari iki gitekerezo cyaturutsemo, bati ninde mwari muzi urwayi? Bamuvuga abangaba nabo ntago bigeze bamuvuga, baravuze ngo ukunda ararwaye. Dushimira Imana kuko n'abarwayi Yesu abakunda, arabakunda nubwo barwaye, arabakunda. Nuko amatangazo arahita, amaradiyo aravuga bati hari umurwayi. Yesu yumvise ko muri iki kibaya ahazengurutsa hari abarwayi, amaze kubyumva yohereza ubutumwa muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 4 buvuga ngo iyo ndwara ntabwo ari iyo kwica umuntu. Ariko kimudatanga amena, ariko nubwo abantu babura amafaranga bakaba banarwaye bizatume mubabarakare. Akazi yego karabuze, ariko mwishima iteka. Uzi kuba umurakara uri mu isi ukazanashyurakaye. Murakajwe nande? Ntabwo nirengagije ibibazo ari nabyo byabaviriyemo kutishima, ndabizi pe. Aha ubwo naba afite n'ibirenze ibyanyu, ariko hari umurwayi Yesu akunda. Kera abadvansi umunsi wa karindwi bajyaga batanga amena, amashyi yaragarutse. Ukunda ararwaye, ukunda ararwaye. Nuko Yesu ati iyo ndwara ntabwo ari iyo kumwica, ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo impamvu y'iyo ndwara ni ukugira ngo Imana igaragare ko ifite ubushobozi bukiza umunyabyaha. Niyo mpamvu gusa. Ubu rero hari icyo Imana yiteze muri iri teraniro, ni ukubona hari umuntu umwe cyangwa warenga aya materaniro azasiga asaba ijambo ngo ndashaka gutanga ubuhamya yuko nagira ubuntu kandi Yesu agakiza umutima wanjye, kugira ngo noneho aya materaniro asohoze kuri iri jambo Yesu avuze, maze Imana yerekanira imbaraga ze kuri uwo murwayi. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Twageze ku murongo wa 5. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Kandi Yohana 3:16 biravango kuko Imana yakunze abari mu isi cyane utaguma kumva Lazaro, kumva Marita ukagira ngo ntabwo urimo. Ariko cyane iyo umuntu arwaye bibakarusha. Iyo umuntu arwayeho urukundo rubigitangaza. Hari ibintu muzatinya nimuramuka mubibonye. Icyambere, umunsi mwabonye umupasitori wabeshye, muzahite mujya gusenga. Cya kabiri, kubona umudogiteri utinya amaraso, gukora amaraso, muzagira ubwoba mutimana, ibi bintu nakaga. Umupasitori ubeshya, ubwo ndavuga na padiri na shehe mutamusiga, ariko umurwayi Yesu aramukunda. No kubona umudogiteri utinya gukora amaraso, ubwo yavura ate? Ndavuga umubwiriza udashaka kuvuga icyaha uko kiri ngo abantu bahitemo, ariko bamenye ikibazo. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Umurongo wa 6, nuko yumvise ko arwaye. Inde wumvise ko arwaye? Yesu ajyayo
aratabara. Kuki yatinze kujyayo? Umurongo wa 7, maze iyo minsi ishize 2 abwira abigishwa bati tujye cyangwa dusubire Yudeya. Abigishwa bamaze bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kwa gutera amabuye, none usubiyeyo? Yesu abasubiza ati mbese umunsi nugira amasaha 12, ugenda kumanywa nasitara kuko haba habona. Umunsi ugira amasaha angahe? Angahe? Ariko abarwayi barahari. Umunsi ugira amasaha angahe? None Bibiliya ivuza angahe? Uri mukuri nindi? Abarwayi barahari. Barahari. Ndasubiramo, mbese umunsi nugira amasaha 12, Yesu arangiza tugenda kumanywa nasitara kuko haba habona. Ubwo hari igice cy'uko habona, hakaba n'igice cy'uko hatabona. Bika amasaha angahe? Mwakoze kubisubiza. Ariko muzinde gusitara kumanywa kuko habona. Mwirinde kuva ngo mwongere musubire mu byaha kuko harabona. Abo ni abamurikiwe n'ubwiza bw'Imana, naho abari mu mwijima reka tusoze wirebera ibyo bakora. Umurongo wa 11 avuze ibyo, ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinzire kandi ngiye kuyikangura. Yewe usinziriye we, kanguka kugira ngo Kristo abone uko kumurikira. Ati Lazaro ubo tuvugana yasinziriye. Nyamara ikibazo 13, Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo nibatekereza yuko avuze batekereza ko avuze gusinzira kubitotsi, kuko nabo barwaye bumvaga nabi, nabo bari batarumva ibintu neza. Lazaro yapfuye? Nimumbwire, Lazaro yapfuye? Yego, kandi iyo ndwara siyo, nyamara uzagenda uzarora. Kereka atari Bibiliya bivuze. Umuntu atangira arwaye, ntabwo ari bya bintu umuntu asigaye apfa ngo akaba yararwaye na rimwe. Nibishoboka, nibibaho, nta muntu upfa atarwaye. Burya Satani abashaka kugira ngo agonganishe abantu ngo bamuroze, nta n'umwe ubaho. Ngo umuntu wabyutse ngo akajya ku kazi arwaye utarora, mwaho abari hano barwaye. Uwo mwicanye nakurebe nabona aho urwaye ungaye, ariko uzagenda. Barahaguruka baragenda batabaye, kandi umuntu atabara abazima, ntabwo umuntu wapfuye abantu bamutabara. Oya. Umurongo wa 17, Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 hehe mu gituro. Iminsi 4 mu gituro. Cumi n'icyenda. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Uzatangira uri umuhehesi, uzashiramo umwuka. Uzatangira ubeshya bikino, uzasoza wicanye. Uzatangira uheheta usambane, nurangara uzashiramo umwuka, kandi iyo ndwara wari ufite ntabwo ari iyo kukwica. Ariko buriya hano hari abantu bafite imodoka, hari abafite amapikipiki, hari abafite amagare. Iyo umuntu agize ibyago agapfumukisha ipine, ikintu cyambere akora niki? Umuntu uyifite byabayeho abari uza gisubiza, ikintu cyambere akora. Umuntu bifite mubanguke, iminota mutayimbaraho. Umuntu wagize ibyago agapfumukisha yagendaga, ntabwo ari umuntu wabyumvise ko byabaye, nuwo byabayeho. Urakoze cyane. Nadushyiremo umuriro hano. Byakubayeho? Yego. Ikintu cyambere wakoze bikumaze kubaho ni iki?
ubundi iyo uri ku rugendo ugapfumukisha igare cyangwa ipikipiki cyangwa imodoka ikintu cyambere ukora reka mvuga igare kuko ari ryo natunze nacyo icyo gihe iyo uri mu nzira ntabwo warihomera mu nzira ujya ku ruhande ukabona gushaka umutekinisiye urihoma. Icyambere ukora urahagarara ugashyira ku ruhande. Icyambere ukora urahagarara, wamara kuhagarara ugakora iki noneho ugashyira ku ruhande. Nihe mpamvu ushyira ku ruhande? Yivuge. Ni ukugira ngo bisa bagenda babe bagenda badafite ikibazo nawe, nibyo muve mu nzira badafite mwuka wera, mwahagaze mu mayira. Hari abashaka kwigendera badafitanye namwe ubusambanyi, badafitanye namwe kubeshya. Yesu ajyayo, agerayo Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Abayuda baje gutabara, baje guhoza Mariya na Marita, naho nabamaneko bateye ubwoba baje kwategera Yesu. Nicyo cyabagenzaga. Ubusugira ngo abantu bose barahanga barashaka gukizwa, akabishoboka. Impamvu zabazanye ziteye ubwoba. Reka ho mavi baraho barira, bakarira cyane, hakanyuzamo uwiriza akajya hanze ngo arebe ko Yesu yaba yaje. Naho baje kumugenza ngo bamufatiraho. Hari ibihugu bimwe na bimwe bigira amashyirahamwe akorera amafaranga yo kuririra ingo zagize ibyago. Batese umuntu wanyu muramara igihe kingana iki mukimufite, bati ni icyumweru hari abantu twatumiye bakabaca amafaranga umunsi wa mbere iyo bavuganye bakirira naho bahuriye nawe, kandi amarira kaza tutazira amafaranga. Hari umuntu uherutse kumbwira igitekerezo cyananangaje cyane, ndavugana umuntu ni muremure. Abantu bahoraga biga ngo uburyo banyuza za Kanyanga ku mupaka, bazihuza za Kanyanga, biga inama bati ko tuzafatwa tuzabigenza gute. Barakugende bafata injekari za Kanyanga bazishyira mu ngobyi ya Kinyarwanda, bashyiraho ibiringiti n'amashuka, sukurira bararira. Uyu muntu yari yaje gutembera, yari yaje gushaka ifaranga tuguyeho mana, amarira za. Ntabwo murabona abantu biriza mu nsengero ukagira ngo bakijijwe. Nguko uko abayuda bari bameze. Nta rukundo bakundaga Lazaro, nta rukundo abo barira bakunda umwami Yesu, ni amarangamutima gusa. Yesu agezeyo, umurongo wa 20, Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita yumvise ko Yesu aje, nyuma y'iminsi bamutumyeho niyahagera. Abyumvise aragenda ajya kumusanganira, amugeze iruhande. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari uri hano musaza wacu naba yapfuye. Urupfu rwa Lazaro barushinje Yesu, niwe bigizeho ingaruka kandi ararengana. Wowe umuntu wawe wigeze wabura atari imodoka imugonze, wamushinje ndi? Wemeye ko arwaye? Ngaho nubu nukivugavuga umva barwaye. Kuki Yesu yatinze gutabara Lazaro akiri muzima, akarinda ko ashira mu mwuka? Yagira ngo indwara ya Mariya na Marita nayizamuke abakirize hamwe, atazajya ahora agaruka. Ngiye impamvu yaya mavuna. Ninde mubwiriza mwari kuzabona wajya agenda mu rugo rw'umuporo, rw'umugaturika, rw'umusilamu, rw'umudive, aza hakoresha amavuna kuri buri rugo? Abaroma 11 umurongo wa 30, kuko Imana yabumbiye abantu bose hamwe mu bugome kugira ngo ibone uko ibakiriza hamwe. Indwara y'umudive igaragare, iyo umuyehova uraha ijya habona.
iyo umuporo uraha ijya habona, iyo umugati uri kuraha ijya habona, n'abandi ibabumbira muri iki kibaya kugira ngo ibakirize hamwe. Waba wazanye umushyitsi, waba utamuzanye, urarwaye. Udatangira kuzana ibyo kuvuga ngo natabaje nkaho uri muzima. Nuko Marita nawe urwaye utangiye gushinja amakosa Yesu. 23 Yesu aramusubiza ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yari umwizera? Yego. Umva, ubundi se abantu bari aha utizera ko Yesu azagaruka haruhari ngo tumufashe? Ariko ikibazo ninde wizeye ko yahindura umutima we? Aho ni ikibazo kiri. Kuza kwa Yesu ntabwo bisaba amasengesho, byihorere kubyizera azaza kuko nawe wabimusabye. Ahubwo ikibazo wizeye ko yahindura ubugingo bwawe. 25 Yesu aramubwira ati ninge kuzukana ubugingo, unyizera nubwo yabarapfuye azabaho. 26 kandi umuntu wese ukiriho unyizera nazapfa iteka ryose. Ikibazo mbese wizeye ibyo urabyizeye? Ibyo nabyo urabyizeye? Ubusambanyi burarikoze, abasore barimo barikinisha, urumogi rurarikoze rutwaye urubyiruko, ubutinganyi bwinjiye mu gihugu abantu barora. Kandi Bibiliya yarabivuze. Ubugambanyi burahari, nta ndwara ufite. Abantu baraha babanywa ibinzoga bakoresha bazinywa mu ibanga barangana iki? Ukunda ararwaye. 27 aramusubiza ati ye databuja nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi, kuko niwe ufite igisubizo gusa. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha araje araguhamagara. Kandi ijwi ry'Imana rirahamagara, nawe wari wasigaye mu nzu, wari utaragera, nawe ijwi ry'Imana riraguhamagara. Saho gusa 29 Mariya byumvise arahaguruka vuba aramusanganira. Yemwe abantu bari ku muhanda nimuvaho, mwakira umukiza mumusanganire kuko nawe yahagurutse yaje. 32 Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita ku birenge imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja yaba wari uri hano umusaza wanjye naba yapfuye, nawe indwara yigiye habona. Yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Ntabwo ndi bubaza aho bagushyize, ahubwo wowe uri he? Wowe uri he? Ko Yesu arimo gushaka, urahagana he? Uri mu kabari? Uri mu nyigisho zidakiza umutima? Uri inyuma y'umuntu aho kuba inyuma ya Bibiliya? Mwamushyize he? Ari he ko mushaka? Ngiye impamvu abadivansi umunsi wa 7 bari hano. Hari abantu Imana iri mu gushaka ariko batarabimenya. Ese iki kiganiro Yesu Mariya na Marita barimo bagirana, amarira ya Mariya na Marita, amarira ya Yesu n'ay'abayuda, Lazaro arimo arayumva? Wakwereka bakuririra bakurikije uko wakundaga Imana, ukaba uri mu bintu utaramenya nawe, ariko bararirira utabizi. N'ubu hari abarimo bakuririra, Mana watabaye nuri yakiyegurira Imana, ariko bararirira umaze igihe mu gituro. Murongo waho wa 38 Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare, kivaneho. Yesu ugiye kuzura wapfuye, niwe byananiye kuvanaho igitare. Impamvu atari kugikuraho si wowe wagishyizeho, nawe gikureho. Igizaho igitare cy'amoko. Yesu arashaka kuza iwawe,
arashaka kwinjira mu gituro cyawe ngo akuvanemo. Kuraho igitare cy'ubwiyemezi ngo ndatunze ndatunganiwe ntacyo nyennye, vaneho icyo gitare. Kuraho igitare cy'idini ngo yasogokuru, ngo ngewe ko ndumupanekote, ngo ko nabatijwe amazi menshi, ngo ubwo ni ngombwa. Nyuma se yo kubatizwa wakoze ibiki? None se ko wabatijwe warahindutse? Kuraho icyo gitare, wakira ubutumwa bwiza buhindura umutima. Bwa bundi Pawulo avuze Maroma igice cya 2:26. Iyo uhereye ku murongo wa 13 Maroma igice cya 1 ukagera 20 ukamanuka ukagenda, niho ubona imbaraga y'ubutumwa bwiza ihesha uwizera gukira. Ayo wagiyemo warakoze, ariko harandi ukeneye kujyamo. Ayo mvuga ni amaraso ya Yesu, kandi azaguhindura rwose. Vanaho igitare. Yesu arabwira ati mukure igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Aranuka winahegera. Kandi Yesu ntabwo aterwa ubwoba n'abashizemo umwuka, ntabwo aterwa ubwoba n'indwara iyo ariyo yose, kuko muri we harimo kuzuka n'ubugingo. Ati nimukivaneho iby'iminsi amaze mu byaha mu bindekere. Kuba yarabivukiyemo mu byihorere, ahubwo ikibazo arahari. Aremera ko yapfuye, aremera ko arwaye. Abarira bararirira utabyumva. Lazaro nubwo ari manuka ntabwo yinukira, ikibazo gifitwe n'abamuzi uko bari bamuzi. Ibyaha wakoze uburemere bwabyo ntabwo ubuzi, kuko utarumva uburemere bw'icyaha ufite. Umubwiriza umwe yagiye kubwiriza ahantu, arabwiriza yerekana ukuntu icyaha gifite ibiro byinshi, cyaturikije imitsi ya Yesu ivamo amaraso. Umusore wari urimo w'umunyabyaha rwose aratambuka asaba ijambo, umubwiriza muha icyuma nk'uko ngifashe hano, atubeshya iteraniro nta nirobo icyaha gifite. Wabeshya abantu kandi mbabajwe nuko mbonye bashatse kubyemera. Undi atese uri umunyabyaha, tumva ibyaha byose bibaho narabikoze, n'ubu ndateganya gukora ibindi mvuya, ariko nta n'inusu numva muri njye, naba namba. Undi ati wari wabona umuntu wapfuye? Ati uretse kumubona nanamwishe. Ati rose uramutse ubonye ufashe umuntu wapfuye ukamugerekaho ibiro 100 by'umusenyi, yataka. Atumva nawe yataka atese yapfuye. Ati niko udashobora kumva uburemere bw'icyaha uko nawe utari muzima, nushaka kucyumva na rimwe. Impamvu utacyumva ntabwo uri muzima, ibyo ni by'abazima. Lazaro yaranukaga ariko niyinukire. Yesu aragenda yegira imbere, aregera, ageze ku gituro arambura amaboko, aravuga ati ndagushimye mwami, ati ubwanjye nzi ko unyumva iteka. Hepfo niko havuga, atari ko ibi mbivugiye kugira ngo abantu baraha bizere ko ari wewe wantumye. None Lazaro sohoka. Yarasohotse ntiyasohotse? Vahuri kuko si hazima. Wemera imbaraga y'ubutumwa bwiza ihindura ubugingo bwawe. Lazaro sohoka, va mu kinyoma, wemera ubutumwa bwiza bw'ubwami. Wemere Yesu ahindura ubugingo bwawe, kuko nicyo cyamuzanye, niwe kuzuka n'ubugingo. N'uwapfuye muri we harimo ubugingo, icyamuka bwizera. Mbese wizeye ibyo? Vahuri, sohoka. Lazaro Bibiliya atubwira ngo arasohoka agenda, ariko ikibazo yarazingazingiye mu myenda ya yindi bashyira mu muntu, yari ikimuzinze. Asohoka atareba, asohoka aboshye. Amaze kugera ku muryango w'igituro cye, Yesu ati nimumuvaneho iriya myenda. Baragenda baramuzingura. Iyo myenda yo gukiranuka wihangiye igihe uyimazemo, Yesu arimo aravuga ngo niveho, niveho, kuko ukuzuka n'ubugingo kwaje, kandi aho kugeze uwari warapfuye ahinduka muzima. Iyo ni imbaraga y'ijambo ry'Imana. Bamaze kumubohora, Lazaro aratambuka aragenda. Nusoma igice cya 11 umurongo wa 47, hahita haterana inama yikubagaho. Inama yikubagaho
ivuga ngo nituguma kurebera abantu baradushiraho dukora iki? Inama isoza yemeje ngo bagiye kwiga uburyo bwo kwica Lazaro, ngo uko kwica Yesu ntacyo bizamara, Lazaro nasigara kuko azaguma ahamye ko ari wowe wamuzuye, turuhira ubusa. Ari Lazaro n'abari batabaye bakoze iyo nama, umuzima ninde? Nimurebe Lazaro ari mu gituro, abandi baje gutega imitego Yesu. Aho amaze kuzurira Lazaro bakoze inama yihutirwa ngo yo kwica Lazaro, kandi Yesu yahamagaye ngo Lazaro sohoka. Ari Lazaro n'abo bantu, ninde wari umaze igihe kirekire apfuye? Ninde? Murumva ari Lazaro? Oya, abatabaye nibo bari bamaze imyaka myinshi mu gituro. Ni nk'umuntu uri buva aha adahinduriwe amateka kandi yahageze. Nabona imbaraga mu ijambo rihindura umutima, akabona ari igitekerezo cya Lazaro aho kwashyira izina rye, kandi ngo itangazo Yesu atangaje aryumvire mu bugingo bwe, rivuga ngo Lazaro uhashyira izina ryawe, haguruka, byuka, sohoka. Maze ibyari bikuziritse byatuma guhora usenga ukumva ntabwo wumvirwa, ibyari bikuziritse byatuma guhora witwa ruharwa aho utuye ngo ni umunyabyaha, reka biveho, ariko vanaho igitare uba ari wo gikoroko niwe wagishyizeho. Imana rero yohereje Yesu kugira ngo akize abari mu isi. Nguwo uwazuye Lazaro, nguwo waje gushaka wowe nanjye muri iki kibaya, muri aya materaniro, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ukunda ararwaye. Nimba utarwaye urahirwa, ariko ikibazo hari igihe waba urwaye indwara utaramenya. Reka rero dufatanye kwemera ko Yesu ari umuganga mukuru, kandi twemera umutaduha binyuze mu ijambo rye, turahinduka abazima. Abari batuzi mu mateka mabi barahindura amagambo, kuko ijambo ry'Imana ryo ribivuze. Mbibifurije kuvanaho igitare, mbifurije kuva mu gituro cya kamere, mugahindurirwa amateka, mugahabwa umutima mushya, mugatangira kugira ubuyobozi bushya bwo mu mugingo, mugatangira kwiga Bibiliya mukayumva, ikaberekeza ku buturo bwera bwo mu ijuru, aho Yesu arambura ibiganza buri wese ngo amuhindure by'ukuri, amuziture, amuvane mu munuko, amushyire mu bana b'Imana by'ukuri. Reka rero ubwo Yesu yabumbiye abantu bose hamwe mu bugome, reka impano y'Imana nayo itubumbire muri Yesu Kristo, dukizwe kubw'ubuntu, natwe twakira agakiza kubwo kwizera mu izina rya Yesu umwami wacu. Asanganira
ibyishimo bya Yesu urabera narwabera narinareze abakore mu ntoki abashimira nimuruke mwarakoze ibyishimo bya Yesu urabera narwabera narinareze abakore mu ntoki abashimira nimuruke mwarakoze yemwe bantu banga kwihana ibyaha mushukashukwa n'ubusabisi umukiza Yesu arakugingo umwiyegurire burundu yemwe bantu banga kwihana ibyaha mushukashukwa n'ubusabisi umukiza Yesu arakugingo umwiyegurire burundu ibyishimo bya Yesu urabera narwabera naninareze abakore mu ntoki abashimira nimuruke mwarakoze ibyishimo bya Yesu urabera narwabera naninareze abakore mu ntoki abashimira nimuruke mwarakoze nimuruke mwarakoze nimuruke mwarakoze ibyishimo